hari ukuntu ababyeyi bacu tutajya tubakupa aguhamagarira muri kuvugira kuri telefone urabizi bo nta miyaga y'uri umwana we arakomeza agahamagara ugakupa muri kuvugana ukamwitaba njyewe muri iyi minsi anyways mugende mwipimishe sida none nabonye abantu bari gupostinga ukuntu haje sida nshyashya itandukanye n'iya kera bavuga ngo haje ubwoko bushya oya ngo sida iyo sida itandukanye kamara kuzi ibintu by'ubuzima sida y'ubu ngubu niba icyo nzi cyo no kubambwe ngiyi ngande yo ngurara upfuye sida yo muri Uganda ntago igiza ngo ikinga imiti ngo uyigira uhita ugenda rero mugene mwipimishe rero ngewe narigiriye gutya ibintu byarambaye urumva ndi kuvugana n'umukobwa ngo ya ntago byashoboka none se ko twiproteger byagenze gute uri murambwira ngo ukwezi kurashize none abakobwa iyo mwabonanye muravugana none abatipe dufite ukuntu tukwihorera nyuma y'ukwezi ukajya kubona aguhamagaye kane mu gitondo kavuga ati karabaye wamuhamagara nta n'ikindi avuga ahita avuga ngo ukahita uvuga ati karabaye rero ese kutavuga ese ko wari wanze kumfatara nyine nashaka kubwira ngo byanze kavuga ati bikise kandi none ibiki byanze ni ikibazo cya telefone ni iki nyine nayibuze wabuze iki nta nubwo uri kucyumva wabuze iki nayibuze warebye no munsi y'igitanda no muri yashakoshi wari ufite cyagiye nta kintu kirimo ntacyo mu gihe tukiri muri ibyo papa bahamagariyemo mba ndamwitabye abarambwiye ababyeyi murabazi ngo genda ngubu ngewe mba niciye nkajya kubona nkabona muze yarambwiye ngo genda hariya ngo kwa Kamari baguhereza imineke yangaza ibyo kumubwira rya abaturanyi baza ngo umwana we twamubonye kuri televiziyo ngo abakora iki ngo nirwa mbona n'abaturage b'abahinzi hano mubona nta gitangaza kirimo amamagaremo ndamukupa mukumukupa numva sinshaka kuvugana n'uwo mukobwa muha message ndandika ngo wallahi ntago ibyo bintu ari byo uri kumbeshya cyagiye twakoresheje agakingirizo ntago waba utwite banyoherereje papa ngiye kubona mbona arongera arahamagaye ndavuga ati se muzehe ko ibintu yarambwiye ko mbikoze arumva akanya nabambirangije ngo we ngiyi message umpaye ni ibiki mbura ahantu mpera mpita mubwira ati muze bakubwiye ko nsetse ngo urasetsa koko ya ibintu ntago byaba ari byo rwose tugiye kwakira umunyarwenya witwa Muneza. Ladies and gentlemen, put your hands together for Muneza. I want to appreciate all ladies in the house. For real, you are looking beautiful. Clap yourself. Please, niba uri umuhungu ukaba wicaranye n'umukobwa mwiza mubwire ngo baguhe iki cyo kunywa. Ariko mbere yuko bivuga banzu making sure niba umukobwa mwicaranye umuzi neza kuko hari ushobora kubwira ngo baguhe iki cyo kunywa agahita kubwira ngo sha sinjya mbasha kunywa ntararya babanze bampa icyo kurya. Hanyuma rero nawe niba uri umukobwa ukaba wicaranye n'umuhungu udafite ubwanwa utitaye kuko angana mubwire ngo abuju buju buju buju. Abuju buju 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 buju. Buju 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 buju. Abakobwa umva abakobwa abamama muri hano all ladies muri rusange mureke mbabwira akantu buriya hari uburyo ushobora gukoresha bworoshye ukamenya niba umukunzi waguca inyuma. Hari ikibazo ushobora kumubaza ugahita umenya koko niba guca inyuma cyangwa ataguca inyuma. Ushobora nko kumubaza atari ko mukunzi mbwira niye mpamvu ituma unca inyuma na Kelly. Ashobora guhita gusubiza ati mukunzi sinshobora na rimwe gukora ikosa ryo kuguca inyuma ndagukunda. Menya ko umuntu koko atigeze anatekereza kuguca inyuma. Ariko niba wenda iyo umubajije hanyuma izina wamubwiye ukeka ko ashobora kuguca inyuma
mbere yo kugira ngo agusubize rya zina akabanza akarisubiramo inshuro ebyiri. Menya ko uwo muntu urugero tariko mukunzi ngira wamburanye iki ku buryo incu inyuma na Keri Keriya Keki Keriya uhese ariko rubanda ntibashoboye guharabika. Ubwo urashaka kuvuga Keriya wa mukobwa dukorana ku kazi? Abuju mwari muzi ko mfite imodoka se? Abakobwa buju ariko reka burambabwira hari ikintu namaze kubona. Iyo uri umuhungu ufite konake mu ntoki ugahamagara umukobwa ntago yapfa kwanga kukwitaba. Umubonye wenda atambutse nkara hirya ukamubwira ati twavuga nawe iminota 2 se, atakubwira ati sha nta kibazo iminota 2 nishaka 5. Gerageza kumuhamagara n'ukuboko gusa. Nandi tubona ko abaswahili batatubeshye. Abaswahili nibo baciye umugani mu giswahili baravuga ngo ukuboko kuri mu busa iyo guhamagaye nta muntu ujye kwitaho. Ko namwe koko hari igiswahili kirimo mvuze nta nubwo muzi kunyomoza umuntu. Umubonye atambutse nkara hirya bavuga nawe iminota 2 se, atakubwira ati shandi kwihuta. Gusa nanone burareka mbabwira abakobwa bafata abahungu bafite imodoka nk'abantu bari hambo. Uzanujya mbibonera ni nk'iyo umuhungu abaciyeho atwaye imodoka ye yarangiza akabasuhuza. Ako mana mbega umuhungu ufite umutima mwiza mana. Buju wabigerageje se uri umuhungu wifite moto yawe ukabacaho kabasuhuza? Ako mana ubuhungu bw'i Kigali buribonekeza se buriya nka kariya karimo karasuzana muri twebwe haro kaziranye nako. Ako nyoberwa ahantu ubuhungu bw'i Kigali bukora confidence. Buju gusa buriya nubwo abakobwa bakunda imodoka nanone biterwa n'ubwoko bw'imodoka. Uzabibonera nk'iyo uhaye lift umukobwa warangiza mwajya gutandukana ugashaka nko kumwaka nimero. Wenda nk'iyo muhaye mu modoka ya feke wenda tufata urugero nka tura tumodoka twa Gikeri ari umukobwa uri class mwashaka gutandukana ukamwaka nimero. Can I have your number? Atakubwira ati nta kibazo miyawe ndaza kukwihamagarira. Menya ko uwo muntu ubwo nyine nimero nayaguhaye wabigerageje kumwaka nimero se wamaye lift muri Benzi cyangwa Range Rover. Mana buju ni uyibona. Can I have your number? Nta kibazo andika 0788155552. Iyo ni nimero yanjye ariko nta kibazo nayimbuzeho nshobora no kuguha nimero ku kazi nawe wayimbonaho nta kibazo. Nayo ni 0788155553. Kuri Instagram no kuri twa hose nitwa Keriya Keza wambona wananyandikira nta kibazo. Ati okay sawa nta kibazo. Ariko hari indi nimero nayo nibagiye kuguha. Ati nta kibazo wayima nta kibazo. Andika 37. Mungu iki? 37. Iyo ni nimero y'inkweto nambara ntacyo bitwara uyimenye. Reka
reka twivire mu by'amamodoka n'abakobwa twigire muri football. Ndabizi abantu benshi muri hano mukunda football, mujya mubona uburyo abafana b'iburayi baturusha gufana. Noneho hari ikindi kintu nabonye ejo bundi, abafana b'iburayi indirimbo baririmbira amakipe yabo ubumva ko ari indirimbo kabisa zijyanye na football. Urugero nka Arsenal, indirimbo ivuga ngo Arsenal, Arsenal, we are in champion, now and forever. Arsenal, Arsenal, we are the winners, everywhere we are the gunners. Iyo ndirimbo irimo iravuga uburyo Arsenal irenze nubwo ari mu ndirimbo gusa, mu kibuga byanze. Urumva ko iyo ndirimbo ijyanye na football. Mu Rwanda abafana bo mu Rwanda indirimbo baririmba ntago ziba zijyanye na football. Reka ngo mwana utazi koga Murera we, yewe Murera, uruzi ruramutwara Murera, yewe Murera, murakoze murare neza, yewe Murera, abujubuju.